mpamvu tugiye gusenga ndumva nshaka gusa nanjye kongera usuko batari bansenga. Les tri papa li bosheke de bosana bari adodeke tigele de vontali badeketi le grefo dali banfore de voshete kitalabo warepete kitalabo de le boshada basote le bonda. Akoze mwami Yesu twizera, akoze no kutweza kugira ngo duhagarare mu cyimbo cyawe tuvuge ijambo cyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Ndashima Imana yuko yanyizeye cyane uno wa gatanu kuri izi tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ikanyizerera ko ishobora kumpindura igikoresho navuga gitambutse ibyayo. Ntabwo ari ibisanzwe n'ibidasanzwe, ariko uyu munsi nabihaye agaciro gakomeye cyane, urwego ntashobora gusobanura undi wese. Reka twinjire mu ijambo. Nkuko mubizi turi kuganira ku ijambo rivuga ngo gushaka cyangwa se kwifuza k'umukristo. Ijambo riri simple, wenda hari mu Kinyarwanda biragoye guhita uryumva, but in English ryumvikana kurushaho. Izi topic mu Kinyarwanda hari zimwe mu matopic twateguye navuga muri uno mwaka, hari zimwe twiteguriye ubwacu, hari n'izindi bagiye badukora. Navuga abana bacu bagiye ku ishuri twabasabye guscreeninga topic, ngira ngo majority y'amatopics tuzakoresha nibo baziteguye. This one is among those topics. Narimvuze ngo iri jambo wenda mu Kinyarwanda abantu bashobora kutaryumva neza, but mu Cyongereza ryumvikana kurushaho. Riravuga ngo Christian seeking point. Wenda nimba nagerageza mu Kinyarwanda biravuga ngo ni izingiro ry'ibyo umukristo akwiriye gushaka. Haleluya. Muri make hari umukristo ikintu ashaka cyangwa se yifuza akwiriye no kugishakira. The seeking point of every Christian must be Jesus. Niyo mpamvu mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 aravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Umurongo wa 2 aravuga ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Nasubiramo kandi aravuga ngo niba mwarazuranywe na Yesu Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Iri jambo nimba navuga mu buryo bworoshye yatwereka ibintu bigera nko muri 3, ariko riranaremereye ko si ijambo ry'abantu babonetse bose, ni ry'abantu navuga bafite maturity iri ku rwego runaka. Ko ntagira ngira ari ijambo wajya kubwiriza umuntu utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Dufate nk'urugero nk'iyi first verse ivuga ngo niba mwarazuranywe w'abatarazuka, navuga abagipfu. Undi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ngo ubuntu nibwo bwadukije. Impamvu mvuga ko ari ijambo ry'abantu bari mature nuko ari ry'abantu bazutse, atari ry'abantu navuga ngo
bakiri mu bubata. Haleluya. Ariko nanone ni ijambo ryo kukwereka yuko navuga ry'umuntu nyuma yo kwakira Yesu Kristo utarigeze arenga urwego rwo kumwizera, ahubwo wabaye stuck. Mbese nyuma yo kumwizera yakomeje aho, ntiyakomeza gushaka byinshi kurushaho. In other words, ntiyigeze ahinduka ngo ase na Kristo. Praise the Lord. Nusoma neza mu buryo bworoshye, iri jambo ririmo ibice bitatu. Hari igice cyo kuzuka tubona muri first verse, harimo navuga igice cya kabiri cy'ijambo ryo kwirengagiza, hari n'igice cya gatatu cyo kwifuza ibirutaho. Impamvu mfashe mu bice bitatu nuko tubona yuko umukristo akwiriye kuzuka, hanyuma bikatwereka icyo akwiriye gushaka, bikanatumenyesha ibyo akwiriye kwirengagiza. Ibi bice byose Paul yagiye abinyuramo, nicyo cyatumye yandikira Abaheburayo ijambo rivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuva mu bya mbere bya Kristo. Umukristo wese hari ikigero cy'ibyo amenyereye, hari ikigero cy'ibyo yishyizemo, hari ikigero cy'ibyo yisetinzemo. Igihe cyose agumye guhora muri ibyo ngibyo bya mbere, ntabwo umukristo ashobora gutera imbere. Hari ibintu bya mbere bya Kristo banza nabisobanura, aravuga ngo tukigira imbere, ngo dutunganiriza, ngo twe kongera gushyiraho. Hari doctrine abantu bashizo yo gukomeza bazenguruka mu kantu kamwe ku buryo badatera imbere. Ndagira ngo ubwire ngo iri jambo gushaka cyangwa se kwifuza k'umukristo riri hano kugira ngo rikubaturire gukura muri ako kaziga, rikugeza ukwiriye gutunganirizwa rwose. Manishimwe. Igice cya mbere kivuga ku gice cyo kuzuka. Umukristo akwiriye kuba uwazutse. Mu gice cyo kuzuka Paul yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko si njye uriho, ariko ni Kristo uri muri mwe. Biri mu Bagalatiya 2 ku murongo wa 20. Yongeraho n'ijambo rivuga ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitanga. Mu Bafilipi ho aravuga ngo warifuza kumenya Kristo ngo amenye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo afatanye n'imibabaro ye, ngo ahari arebe ko yagera kuri level yo kuzuka. Ni mu Bafilipi ibice 3 ku murongo wa 10. Mu buryo bworoshye, umukristo wese wifuza kugera ku biri hejuru, wifuza kugera ku bintu birenze, imvuga ku kuzuka nta kundi ukeneye kubanza kugira navuga imitekerereze isutse, ukava ku ijambo ry'Imana muri ngira ngo ni mu Baroma ibice 6 ku murongo wa 13 n'uwa 14, haratubwira ngo ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mw'Imana nk'abazuki, n'ingingo zanyu muz'Imana kuba intwaro zo gukiranirwa. Ibyaha ntibibategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'Umwuka. To mean, ijambo ry'Imana kwiha Imana nk'abazuki bisobanura kuba utakiri controlled n'imbaraga zo kwifuza kose gushingiye ku byo urarika. Izera ko mubasha kunywa. Umuntu wazutse cyangwa se umuntu wapfuye, manishimwe, navuga abarenze imbaraga zo kuba controlled n'imyifurize iyo ariyo yose. Igice cya kabiri
ndashaka kwihuta kuko ikintu numva Imana yashyize ku mutima. Igice cya kabiri ni igice cyo kwirengagiza, navuga ibiri mu isi. Iri jambo kwirengagiza itandukanye no guhuma amaso, ahubwo no kureba ikintu wabona nta mumaro gifite n'ugiteye umwanya wawe. Ari ijambo Dawidi yanditse muri Zaburi 119 ku murongo wa 11, avuga ngo kebukisha amaso yanjye kwifuza ibitagira umumaro. Ni ijambo ritangaje cyane. Ntago rivuga ngo uhuma amaso yanjye kwifuza ibitagira umumaro. Rivuga uyakebukishe mu gihe agiye kureba ibitagira umumaro, Imana yahindukiza areba ibyo umumaro. Munyemere nongere nkoresha Paul. Impamvu ndi gukoresha Paul nuko ari mu bantu bagerageje guca muri ibi bihe byose. Navuga muri izi steps zose. Step ya mbere yo kugera ku muzuko w'abapfuye. Uko mu magambo ye mu Bafilipi ibice 3 ku murongo wa 13 yaravuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Praise the Lord. Mu Bagalati ibice 6 yaravuze ngo umusaraba w'umwami Yesu Kristo ngo wanteye kw'ibyisi bimbera ngo nk'ibibamba nanjye nkabibera uba. Praise the Lord. Iri jambo kwirengagiza ibiri mu isi navuga iri very high, ntago ari ijambo riri hano. Umuntu w'umukristo wifuza ibintu biri hejuru akwiriye navuga kugira ibyo yirengagiza kugira ngo agire ibyo asingira. Nimba witwa Alan, nimba witwa Kwizera, ntabwo bigukuraho yuko uri umukristo. Igihe utaragira ibyo wirengagiza kugira ngo ugire aho ugera, navuga yuko ukiri. Igice cya 3 kiri muri iri jambo riravuga ngo ni ukwifuza ibirutaho. Iri jambo rya 3 naryo umutwe wacu uku kwezi aho turi kwiga ku byo dukwiriye gushakisha cyangwa se kwifuza. Mu gitabo cya Matayo Yesu avuga ijambo rikomeye aho yatwigishije ibyo dukwiriye gushakisha ndetse no kwifuza. Yaravuze ngo mubanze mushakire ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose zabyongerwa. Yewe ndashoje. Mu magambo yoroshye, ikiri hejuru Yesu Kristo ahari ni igiki? Mbese ikiri ahantu Yesu Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana kiri simple. The Christian seeking point, nk'uko theme yacu ikwiriye kuba to seek the kingdom of God and his righteousness. Birashoboka yuko wibwira yuko ufite ubwami bw'Imana muri wowe, kuko benshi bita ko bakijijwe, ariko dore ikintu benshi badafite, dufite gukiranuka kw'Imana. Kandi nimba hari ikintu Imana ikeneye hano mu isi, ikeneye abana bakiranuka. Mbivuge gutyo, gukiranuka kw'Imana nabyita applied Bible lifestyle. Uburyo bworoshye mu Kinyarwanda ni ugushyira mu bikorwa amahame y'Imana mu buzima cyangwa se imibereho. Si ubuzima n'imibereho. Igihe udashyira mu bikorwa amahame y'Imana mu buzima n'imibereho, uba ufite gukiranuka kw'Imana. Kambaho urugero. Ejo bundi twagiye gusura umuvandimwe atubwira yuko afite gahunda yo kwinjira mu bucuruzi. Kubw'umugisha w'Imana njye sindi umucuruzi cyane, nari ndi kumwe na mugenzi wanjye w'umucuruzi. Ambwira rero ayo mavuta sinyafite cyane. Uyu mugenzi wanjye turi kumwe w'umucuruzi bikaba ari we uguha ayo mavuta.
the first statement yahereyeho Yesu amubwira ngo ntiwakira ngo ntiwakira ngo utibye ngo nta mukristo ngo nta muntu ngo ujye ucuruza n'iyi. Ndavuga okay, ubanza ntaragera kuri iki cyiciro, reka mbanze numva. Aramusobanuriye amubwira uburyo IBM yibwa, ngo amapatante ibiki n'ibiki. Ndamureka mbaho umwanya nk'isaha yose baraganira, nanjye narimo nganiriza undi muntu bari kumwe. Nyuma kuganira, but in my mind I keep that statement. Aramusobanurira uburyo bw'ubucuruzi buzagenda, kandi yarimo abisobanurira umwana w'umukristo. Sinari nyafite. Then ndarindira ko turataha, ndindira yuko twongera guhura na wa brother ushaka kwinjira mu bucuruzi. Sanga koko yabutangiye. Nyiragera aho akorera naramubwiye ngo narabushakishije, nashaka kubwira iki kandi nari nzamwe hano n'icyo kintu numvaga nshaka kukikubwira in person. Ndaje ngo usabe ube ambassador of God muri ubu bucuruzi. Ibintu bakubwiye ngo ntiwakira ngo ntiwacuruza ngo uti, ndakwinginze uzigere uzapply Bible mu bucuruzi bwawe, nibwo uzatera imbere. Kuko sinumva ukuntu Imana yabeshya. Sinshobora kubyumva. Imana ifite gukiranuka mu kiganza cyayo. Sinumva ko ibyo yandikishije muri iki gitabo, muri Bible haba harimo inyuma ku buryo umucuruzi yishyiriraho icyo gisystem. Hari ibyo twishyiriyeho bisa no gukiranuka. Iyo tugeze mu buzima bwacu busanzwe, navuga ngo turambika agakiza hasi, tukarambika Bible hasi, tukarambika nakita ibiri muri Bible mu buzima bwacu, bigatuma dutakaza gukiranuka. From today ndagira ngo wowe nyumva izo mbaraga zisenyuke ku buzima bwawe. No kwiga. Iyo wiga, navuga mu mashuri yawe, applying Bible lifestyle, ushyire mu bikorwa amahame y'Imana, nibwo uzatsinda byose. Imana ishimwe. Reka nsoze mvuga ngo igihe cyose tutari twafata Kristo ngo abe ari utegeka ubuzima bwacu, bizatugora guhindura isi. Ariko igihe tuzahindura ijambo ry'inkingi yo kwishingikirizaho mu buzima, ntituzahindura isi ya none gusa, ahubwo tuzahindura n'isi yo mu gihe kizaza. Kambisubiremo. Igihe cyose tutari twafata Kristo ngo abe ari utegeka ubuzima bwacu, bizatugora guhindura isi. Ariko igihe tuzahindura ijambo ry'inkingi yo kwishingikirizaho muri ubu buzima, ntituzahindura isi ya none gusa, ahubwo tuzahindura n'isi yo mu gihe kizaza. Why? Tuzaba dufite ibitekerezo. Amen. Kuko tuzaba tubayeho ubuzima bwo gushakisha, bwo gukora ibyo Umwami Imana, kandi iby'Imana ishima biraboneye. Abefesi ibice 5 ku murongo wa 10 nsoza aravuga ngo mushakashaka ko mwamenya ibyo Umwami ashima. Ikintu Imana ishima kiri simple, kirakubwira ngo banzu living gukora ibindi bintu byose, shakisha gukiranuka kw'Imana, kizwa and then ugire gukiranuka kw'Imana, not gukiranuka we wihange. Abashimiye Imana bahumugisha. Shalom, shalom. Yes.